ese hari umuntu ujya kwita indaya? Umuntu yita indaya? Abantu bo barahari ntabwo babura. Kandi ku ruhande rwawe uri indaya cyane uri indaya? Njye ntabwo ndi indaya, ariko nyine se amagambo y'abantu nyine ntabwo abantu bose bakuvuga kimwe, barabikwita, ariko nyine wowe ku bwawe niwe ubaye wiyizi ku giti cyawe. Umuntu utakuzi ibyo yakuvugaho cyose wowe ntacyo byagutwara. Ugereranyije umaze kuryamana n'abasore bangahe? 3. Yego. Mwarakundanaga cyangwa ni kwa kundi uvuga ati nabonaga nyine ameze nabi ndavuga ati kandi mukemure serivisi? Hari uwo twakundanaga n'undi nyine wo gukemurira serivisi biraho nyine. Ubona ari iki abantu bashingiraho kugira bakwita indaya? Ikintu bashingiraho kugira bita umuntu indaya? Oya, kugira wowe bakwita indaya. Kugira banyita indaya abantu? Ni kwa kundi umuntu ubona wenda yiyambariye nk'utwenda tugufi, yiyambariye ibintu biri sexy, wamubona yigendera ukavuga ni indaya. Cyangwa se hari n'ukuntu abarokore b'iki gihe babona umuntu yarapfumuye izuru, gupfumura izuru nabyo bakavuga ko ari uburaya, kandi siko bimeze. No gupfumura amatwi, ni ibyo ngibyo bituma umuntu akwita indaya. Utekereza ko kuba umuntu yaryamana n'umusore badakundana abakoze uburaya cyangwa? Oya, ntabwo abakoze uburaya. Ababyeyi bawe bazi ko utakiri isugi? Oya, ngiye bazi ko ndi isugi, barabizi kabisa. Ababyeyi bawe bazi ko wowe ukiri isugi? Bazi ko ndi isugi pe. Wari waryamana n'umugabo ufite umugore ndetse n'abana? Umugabo ufite umugore n'abana? Twarahuye. Muraryamana? Yego. Ntabwo watekereje ko umugore bashobora gusanga ku mugabo we hari umuhungu mwama yigeze kuryamana ukamunenga? Yego. Wamunengeye iki? Wamunengeye iki? Ikintu namunengeye ntabwo yari asiramuye. Ari umuhungu yigeze kurya amafaranga? Narayamuriye. Wamuriye nk'amafaranga angahe? Waba warize ariko ugacikiriza amashuri yawe cyangwa ufite diploma ariko itakwemerera kujya muri kaminuza? Igisubizo ni Wisdom Academy. Tugane tuguhugura umwaka umwe gusa ubashe gukora kandida libre mu mashami yose wifuza. Tubagira kandi inama ku byo ushobora kwiga cyangwa wakora akazi kawe kakagenda neza, career guidance. Tugane hafi ya station kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788275224. Wisdom Academy. Wow, the future is now. Yes, reka mbasubize kandi mbifurize ibihe byiza wowe ukurikiranye TV3 Rwanda, kanizere ko umeze fresh, kanizere ko aho uri mu buzima umeze neza cyane. Tugarutse mu kiganiro gishya cyitwa TV3 Love Confession, aho tugiye kuganira n'umukobwa mwiza cyane. Imbere yanjye mubona ngiye kuva navuka, ni umukobwa wa mbere mbonye mwiza pe, ni umukobwa wa mbere mbonye mwiza, wambaye neza, umeze fresh imbere n'inyuma. Bimeze bite se? Umeze neza? Yego, meze neza. Tugaye kazanga kuri TV3 Rwanda, tugiye gukora ikiganiro cya Love Confession anga kuri TV3 Rwanda. Mbere na mbere urumva umeze gute kuba ari ubwa mbere ugiye gukora ikiganiro kuri TV3 Rwanda? Ndumva bimeze neza, nanjye nishimiye ko nafatanya nawe gukora ikiganiro. Tugaye ikaze rero. Abakozi banyitanye mu ngeri Ariete, abantu hano mu karere ka Rubavu, nkora muri alimentation. Ukora muri alimentation? Yego. Amashoti yibaza se ese kuba umukobwa kuri wowe ubona ari ibintu byoroshye? Kuba umukobwa mbona ari ibintu bitoroshye, biragoranye cyane. Ugira ngo kujya kuri kamera? Biragoranye cyane, ntabwo byoroshye. Kuki uva ko kuba umukobwa
ari ibintu bitoroshye kandi abona avuga ati umukobwa ashobora kuba yakora agakorera amafaranga mu buryo nyine bwinshi butandukanye gusumbya umuhungu. Kuki wowe uvuga ko kuba umukobwa ari ibintu bitoroshye? Impamvu mbona ko ari ibintu bitoroshye, abakobwa dukunda guhura n'imbogamizi nyinshi, ibibazo byinshi, ni ibintu nyine bigoranye cyane. Imbogamizi nyine uhura nazo nk'umukobwa ku buryo nyine uvuga ati kuba ndi umukobwa ni ikintu gisa nk'aho kinkomereye izi Imbogamizi umukobwa yahura nazo, hari nk'ukuntu ushobora gukura byagera imbere mo gato ugasanga nk'umujama gutenda bikagucanga, ugasanga urandagaye, mbese ubuze n'agaciro. Izo ni zo mbogamizi za mbere mbona ziba zihari. wowe wumva ko nyine kuba wenda warabaye umukobwa biri mu bintu bisa nk'aho byakubereye urugamba rukomeye? Ni urugamba rukomeye cyane cyane, ariko kuva gutya ungana ku myaka yawe nubwo utazimwe n'ingahe, watangiye kujya mu rukundo ufite imyaka ingahe? 19. Watangiye kujya mu rukundo ufite imyaka 19? Yego. Ese ubona kuba umuntu yaba ari mu rukundo cyangwa atarurimo hari inyungu nyine akuramo? Inyungu zibamo ariko n'igihombo kibamo. Ku ruhande rwawe ni izihe nyungu wakuye kuba wenda waragiye mu rukundo ufite imyaka 19, ndetse n'iki gihombo wahuye nacyo kuba waragiyemo ufite imyaka 19? Igihombo nahuye nacyo ni uko ushobora gukundana n'umuntu ugasanga wenda hari weho uramukunze cyane, nawe akakwereka ko agukunda, ari ukukubeshya. Ubwo rero icyo nacyo ni igihombo cya mbere. Naho inyungu wakuyemo ni izihe ku myaka ya 19 bwa mbere mu rukundo? Inyungu nakuyemo ni uko nakundanyeho gatoya, ariko byageze hagati mbona urukundo rw'ubu ngubu ari ukubeshya gusa, nta rukundo rukibaho, ni rukeya cyane. Bavuga ko abakobwa mukunda amafaranga cyane, kuri wowe nibyo cyangwa ntabwo aribyo barabeshya? Turayakunda cyane pe, nibyo rwose turayakunda. Hari nk'umuhungu wigeze kurya amafaranga? Umuhungu se narayamuriye. Uri kuri ya kamera. Ari umuhungu wigeze kurya amafaranga? Narayamuriye. Uwamuriye nk'amafaranga angahe? 9,000. Tubwire kugira umurya amafaranga byagenze bite? Kugira nyamurye se? Nyine naramubeshye muteka imitwe itabaho, ahita yamatu. Waramubwira ati meza amafaranga atafugura amafuka atayaguhereza cyangwa? Oya. Cyangwa waramubeshye ko muraza kuza kuryamana? Naramubeshye nyine mubwira buryo ati turi buhuze, ukamuha? nkamuha, arangije arayohereza, mubwira ko ngiye gukemuramo utubazo duke na duke, nkaza kumureba nimugoroba. Cyangwa twesha ya system y'abakobwa ati nagiye mu kibada? Oya, iyo system ubu ngubu ntabwo igikora. Ushobora no kumubeshya ngo harwaye uri mu bitaro kandi wibereye mu rugo, agahita yohereza, nawe ukirembye ukirwaza. Nicyo kintu wicuza mu rukundo uvuga ati iki kintu nicyo cyatumye urukundo rwanyu rugenda nabi? Nicyo kintu wicuza nyine uvuga ati iki ngiki ebana cyarantengushye cyane? Icyo ni kimwe cyonyine? Ikintu kimwe nicuza mu rukundo, ikintu kimwe nicuza ni uko urukundo rubamo ibintu byinshi bijijishije, birimo urujijo. Umuntu akakubeshya nawe ukajyaho ugasaranga aragukunda kandi akubeshya, ariko urukundo ni rwiza iyo wahuye n'umuntu mukundana fresh, ariko iyo wahuye n'umwesikoro nyine nta rukundo rukubera rubi, ukaba warinda upfa utongeye no gutekereza gukundana. Ku myaka yawe uko wiyumva, uko abantu bagufata, ese hari umuntu ujya kwita indaya? Umuntu yita indaya? Abantu bo barahari, ntabwo babura. Kandi ku ruhande rwawe uri indaya cyangwa uri indaya?
njye ntabwo ndi indaya ariko nyine se amagambo y'abantu nyine ntabwo abantu bose bakuvuga kimwe barabikwita ariko nyine wowe ku bwawe niwe ubaye wiyizi ku giti cyawe umuntu utakuzi ibyo yakuvugaho cyose wowe ntacyo byagutwara. Ugereranyije umaze kuryamana n'abasore bangahe? 3. 3. Yego. Mwarakundanaga cyangwa ni kwa kundi uvuga ati nabonaga nyine ameze nabi ndavuga ati kandi mukemurire serivisi? Hari uwo twakundanaga n'undi nyine wo gukemurira serivisi biraho nyine. Ubona ari iki abantu bashingiraho kugira bakwita indaya? Ikintu bashingiraho kugira bita umuntu indaya? Oya, kugira wowe bakwita indaya. Kugira abantu indaya abantu? Ni kwa kundi umuntu ubona wenda yiyambariye nk'utwenda tugufi, yiyambariye ibintu biri sexy, wamubona yigendera ukavuga ni indaya. Cyangwa se hari n'ukuntu abarokore b'iki gihe babona umuntu yarapfumuye izuru, gupfumura izuru nabyo bakavuga ko ari uburaya kandi siko bimeze, no gupfumura amatwi. Ni ibyo ngibyo bituma umuntu akwita indaya. Utekereza ko kuba umuntu yaryamana n'umusore badakundana abakoze uburaya cyangwa? Oya, ntabwo abakoze uburaya. Wowe bitekereza gute? Njyewe ukuntu mbitekereza mbona atari uburaya pe. Waba warigeze gukundana n'umugabo ukurusha imyaka 20? Oya. Umuntu mwakundanye ukurusha imyaka myinshi yarakurusha imyaka ingahe? Twakundanye kurusha imyaka myinshi, yandushaga nk'imyaka 5 gutya n'7. Wabonye gukundana n'umuntu ukuze cyangwa umuntu ukiri umusore ni bande batanga keya cyane mu rukundo? Abantu batanga keya cyane ni abantu bakuze cyane, aho insoresore wapi. Zo ziba zishaka iki? Akigiranga gutya kuri kamera. Insoresore zo ni ineshamutwe gusa ziba zishaka kugusaza, ariko umuntu ukuze aba azi buri kimwe cyose, ntabwo yagufata nk'uko umusore yagufata. Ntabwo ndi kubaza niba uri isugi kubera ko warangije kutubwira ko waryamanye n'abasore benshi, ahubwo niba ndakubaza ese kuba umuntu atari isugi ni ikibazo muri sosiyete? Kuba umuntu atari isugi ntabwo ari ikibazo, kuko umuntu niwe wiha gahunda agakontorora n'ubuzima bwiwe. Kuba isugi byo ni ikibazo muri sosiyete? Kuba isugi njye numva nta kibazo kirimo. Ababyeyi bawe bazi ko utakiri isugi? Oya, njye bazi ko ndi isugi, umva barabizi kabisa. Ababyeyi bawe bazi ko we ukiri isugi? Bazi ko ndi isugi pe. Ubona gukora ubukwe ku mukobwa ari ngombwa? Gukora ubukwe ku mukobwa ni ngombwa. Uteganya gukora ubukwe ryari? Ubukwe se nta gihe nteganya, ariko ndabizi neza ko nzabukora. Nyine ugereranyije ubona bitarenze ryari ushobora kubukora? Muri 2028. Hari umuhungu wigeze kukubeshya akurya amafaranga? Nta n'umwe wigeze ambeshya ngo njye amafaranga pe. Yewe se hari uwashatse kubigerageza biramupfubana? Hari uwashatse kubigerageza biramupfubana? Nawe watubwiye ko hari umujama wari total umaze kurya abajama amafaranga angahe? 300,000. 300? Yego. Wari waryamana n'umugabo ufite umugore ndetse n'abana? Umugabo ufite umugore n'abana? Twarahuye. Muraryamana? Yego. Ntabwo watekereje ko umugore ashobora gusanga ku mugabo we? Reka reka. Ntabwo njye nageze mbitekereza. Nose ko waryamanye n'umugabo w'abandi utekereza gute nawe nushaka umugabo akagira umukobwa uryamana nawe? Akaryamana nawe? None se ko ari wisi igeze, ni nyine no kubifata gutyo tu. Ntabwo byabura nyine no kwiyakira. Cyambere nuko umugabo yaba kwitaho guhahira buri kimwe, kibi nuko yabijyamo atakwitayeho. Waba warigeze kuba wakuramo inda?
ntabwo nigeze mbigerageje. ariko ubu bugeze gutwitaho urabimenya ko watwise. Oya ntabwo ndatwita mu buzima bwanjye pe, reka reka. Urabiteganya se kuba watwita ukabyara? Kuba natwita nkabyara byashoboka. nyine ndibona ko urimo urabiteganya kuba watwita ukabyara? Ibihe se ko bihinduka, byashoboka nanatwita. Ufite umukunzi? Njye nta mukunzi mfite. Ubona kuba single bimaze iki? Kuba single njyewe mba numva bimpaye amahoro, bimpaye umutuzo muri njyewe, nta stress bijya bintera. Ubona kuba umuntu ari muri relationship no kuba ari single ibitanga umutekano n'ibyishimo ari bihe? Ibintu bitanga umutekano nuko naba ndi single, ndi njyenyine, nkamenya izanjye, nta muntu uje kunjagaraza ngo amenye ngo umeze gutya, gukontorore buri kamwe kose. Ariko kuba single biba byiza. Hari umuhungu mwama yigeze kuryamana ukamunenga? Yego. Wamunengeye iki? Wamunengeye iki? Ikintu namunengeye ntabwo yari asiramuye. Ntabwo yari asiramuye? Yego. Byonyine nicyo wamunengeye? Nicyo cyonyine. Hari umusore uragira wasa nyine we agakwirakwiza ibihuha yuko atarenze serivisi wawe muri kuryamana? Hari umusore mwamwe araryamanye we akanenga serivisi wamuhaye? Cyane nta n'umwe pe, nta n'umwe kabisa, naba mbeshye. Mu gusoza ni iki kintu wabwira abakunzi ba TV3 Rwanda? Ikintu nababwira ni uko twakomeza gukora ibiganiro byiza, aho tutagenjeje neza mukatugira inama, tugakomeza n'ikindi gihe nta kibazo. Wowe hari ikibazo wumva wambaza kuri nanjye nakubajije? Ikibazo nakubaza? Ikibazo nakubaza sibyo ni ukujya nyine, ikibazo nakubaza ni ukujya mutugira inama nyine nk'urubyiruko, mukatubwira n'uko tugomba kwitwara. Njye inama nakugira nk'urubyiruko rugenzi rwanjye ni uko wava mu buraya, uburaya ntabwo ari bwiza. Kandi njyewe narinda hose ntabwo uvamo gute? Abantu nyine bavuga yuko uri indaya. Nyine inama nakugira kuko niba uriyo ni uko waba uvamo, uburaya ntabwo ari bwiza. Ibyo byo birumvikana, ariko njyewe sindiyo. Ni ibihuha by'abantu nyine, kwa kuntu nyine umuntu aba yambariye sexy yatwitse agashya, ugasanga bamuzanye nk'urugambo, ariko njyewe sindi indaya pe, reka reka. Nigeze kubona kuri stage ya Mico The Best yakwishyuye angahe? Kiragiye Mico The Best yakwishyuye angahe? Anyishyuye angahe? Yanyishyuye 30. Ni make cyangwa arahagije? Ni makeya. Umuntu aramutse ashatse kuryamana nawe yishyura angahe? 100,000. Kuyima ry'amahera agomba kuzitwara amafaranga 100. Yego. Ari munsi yaho? Ari munsi yaho nta kintu twavugana. Ibyo 100,000 akumarana amezi angahe? Iminsi 3. Ku 100,000 byose iminsi 3? Yego. Kuhenda? Ntabwo ari cyane. Kandi hari bagenzi bawe bafata no kumufunga 800 ukamugira n'undi agatondo kugarurira. Abo ngabo nyine baba baragoswe ari imyanda, bamumakana fu batagira aho baba, batagira n'aho babarizwa, ari imboho zigenda gutyo nyine. Mu gusoza ikiganiro TV3 Love Confession, niwe butumwa wahereza urubyiruko
ruri hano hanze ruri kugera mu mico mibi, nure butumwa wabahereza kugira ngo bakomeze bubake igihugu kugira ngo bagisenye? icyo nababwira ni uko bagomba kwifata neza bagakoresha amaboko yabo kugira ngo batazandagara. Nyine hano hanze hari abakobwa bandagaye kubera kubura ahantu baba, ahantu barara, basanga babaye imbobo, naho kuba bafite bataye n'ababyeyi badafite n'icyo baguze. Inama nabagira ni uko babivamo bagakora, bagashaka n'akazi, ntibiyandagaze. Ijambo rimwe ku bantu bakubona mu nzira bakakwita indaya? Ijambo rimwe ku bantu bambona bakanyita indaya, banyibeshyaho cyane pe, siko bimeze, ahubwo umutima w'umuntu niwo ubuze ukuri. Ari ibyo ngibyo rero njyewe ntabwo mbigendera byo kuba umuntu yanyita indaya. Ukuri kwawe ni ukuhe? Ukuri kwanjye njyewe sindi indaya. Kandi mu kanya umaze kutubwira yuko kugira umuntu aryamane nawe agomba kuza afite inote y'amafaranga 100,000. Inote y'100,000 agomba kuyazana nyine, none se cyangwa umuntu aba yatayemo n'iki byose, urumva yaza akambwira ngo turyamane ku buntu gutyo gusa tutanakundana? Dukundanaho birumva. Mbese muri make uricuruza? Oya pe, njye ntabwo nicuruza. Reka tugushimire. Murakoze. Ikintu nkunze ibaze najye nkubaza ntabwo ugeze urakara. Kumva ni ibintu bikomeye.